mu isi ya sinema hari abantu bake bashoboye guhindura uburyo imikino njyarugamba ikinwa nuko ikoranwa n'amarangamutima y'umuntu. Aho mu gihugu cya Indonesia havutse inkuru itagaragara, umusore wari usanzwe utwara imodoka za kompanyi none bakaba asigaye ari icyamamare ku rwego rw'isi yose. Uwo nta wundi ni IKO Uwais, izina risigaye rihagarariye ubuhanga, ubutwari n'ubumenyi bwa SILAT, umukino njyarugamba gakondo w'abanya Indonesia. Mu gihe abandi bakinnyi bo muri sinema bakundaga kwifashisha ikoranabuhanga, IKO Uwais we yahisemo inzira yo gukina mu buryo bw'ukuri, akoresha umubiri n'ubwenge nk'intwaro nyayo. Uburyo bwe bwo gukina bwanyuze abantu benshi ku isi yose, bituma yinjira mu ruhando rw'abagabo bahinduye amateka y'imikino njyarugamba muri sinema. Uyu munsi tugiye gusubiza amaso inyuma, turebere hamwe urugendo rwe rutangaje, turebe uko yavuye mu buzima busanzwe kugeza ubwo izina rye ryanditswe mu mateka ya filimi z'intambara nka kimwe mu bizahoraho iteka. Muri iki kiganiro rero tugiye kubakira urugendo rwacu mu ngingo enye zikurikira. Ingingo ya mbere, tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa IKO Uwais nuko yatangiye urugendo rwe. Ingingo ya kabiri, tugiye kurebera hamwe filimi zatumye azamuka ku rwego mpuzamahanga. Ingingo ya gatatu, turebere hamwe uko yahinduye isura ya sinema y'imikino njyarugamba ku isi yose. Naho ingingo ya kane ari nayo ya nyuma, turarebera hamwe umusanzu we mu gukomeza kwimakaza umuco wa SILAT cyangwa se SILAT. Ndi Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe, urisanga ngaha mu rugo rugendwa rwa MCID Films iwabo w'ibyegeranyo. Ikaze mu kiganiro. Duhereye ku ngingo ya mbere, nyimira turebere hamwe ubuzima bwa IKO Uwais nuko yatangiye urugendo rwe. Mu mujyi wuzuye urusaku rwinshi cyane wa Jakarta muri Indonesia, hari ku itariki ya 12 Gashyantare 1943 niho havukiye umwana witwa Uwais Koran. Umwana wagaragaraga nk'abandi bose, ariko mu maso ye harimo isura y'umuntu uzahindura amateka. Ababyeyi be bari abantu basanzwe mu buzima bworoheje bwo mu mujyi, ariko bamutoje indangagaciro zo kwicisha bugufi, gukora cyane no kubaha umuco. Akiri muto, IKO Uwais yakundaga cyane gukora siporo no kwigana abakinnyi babaga mu mikino njyarugamba. Ibyo byaje no gufata isura ikomeye ubwo yatangiraga kwiga umukino gakondo wa SILAT afite imyaka 10 yonyine. Uwo ni umukino wo kurwana ukoresheje intwaro cyangwa se ukoresheje amaboko gusa, ariko ukagena n'indangagaciro z'ubwubahane, ubumuntu n'imitekerereze yo gucunga amarangamutima mu gihe cy'intambara. IKO Uwais yakomeje kugaragaza impano idasanzwe muri SILAT, bituma yitabira amarushanwa menshi mu gihugu cye. Mu myaka ye y'ubukure yari amaze kuba umwe mu batoza bato ba SILAT, ariko ubuzima bwe bwari bworoshye. Nta bushobozi buhagije yari afite, maze afata akazi gasanzwe ko gutwara imodoka za kompanyi y'itumanaho muri Jakarta kugira ngo abone imibereho. Ariko nk'uko benshi babivuga, amahirwe y'umuntu ntajya ashira, mbese ntahajya, ahubwo abategereza igihe cyayo. Umunsi umwe rero, ubwo yari mu myitozo ya SILAT, yaje kubona umushyitsi utunguranye, Gareth Evans, umuyobozi w'amafilimi w'umwongereza wari uri gukora ubushakashatsi kuri SILAT kugira ngo ayigaragaze muri filime. Ubwo Gareth Evans yamubonaga, yahise amutega amatwi, areba uko yitwara mu myitozo, uburyo ategeka umubiri n'ubwitonzi bimugaragaraho. Aho niho urugendo rwa IKO Uwais rwatangiriye. Gareth Evans yamusabye gukina muri filime ye ya mbere, agira ati, "Nshaka ko isi yose imenya impano yawe." Mu gihe abandi benshi babonaga amahirwe nk'ayo nk'ibintu bitazamara kabiri, IKO Uwais we yabonye nk'itangira rishya ry'ubuzima bwe. Yaretse akazi ko gutwara imodoka maze yiyemeza kwitangira umwuga wa sinema, nubwo nta burambe yari afite mu gukina filime. Kuva ubwo ubuzima bwe bwese buhinduka mu buryo bugaragara. IKO Uwais yinjiye muri sinema aturutse mu buzima busanzwe bw'umuturage, ariko atangira guhindura uburyo isi yose ireba imikino njyarugamba muri filime. Uyu munsi abamukurikiranira hafi bamufata nk'intwari y'ukuri, atari ukubera gusa uburyo akina intambara, ahubwo kubera ubutwari n'ubwiyemezi bwo guhaguruka akavuga ati, "Nta kintu kidashoboka iyo ukizeye." Nyemerera twerekeze ku ngingo ya kabiri, turebere hamwe filimi zatumye IKO Uwais aba icyamamare ku isi yose. Nyuma y'uko amahirwe amusanze akabasha guhura na Gareth Evans, IKO Uwais ntiyigeze amenya ko ari wo munsi wo guhindura amateka ye yose.
mu mwaka wa 2009 Gareth Evans yamuhaye amahirwe yo gukina muri filime ye ya mbere yiswe MERANTAU. Iyi filime yagaragazaga ubuzima bw'umusore uva iwabo mu cyaro ajya gushaka imibereho mu mujyi, ariko agahura n'ibibazo by'ubugizi bwa nabi n'ubucuruzi bw'abantu. Muri iyo filime IKO Uwais yagaragaje impano idasanzwe mu gukoresha SILAT, bituma benshi mu bayirebye batangira kumubona nk'umuntu ushobora guhindura isura y'imikino njyarugamba muri sinema. MERANTAU ntabwo yari filime isanzwe, ahubwo yabaye urubuga rwo kwerekana umuco w'abanya-Indonesia mu buryo bushya. Uko IKO Uwais yarwanaga, uko akora ibikorwa byose, uko yifata mu gihe ari mu ntambara, byagaragazaga ubuhanga budasanzwe bw'umuntu wize umukino njyarugamba mu buryo bw'umwimerere. Nubwo iyi filime itigeze ikora amafaranga menshi, yabaye intangiriro y'urugendo rwe rwo kwinjira mu ruhando rw'amazina azwi ku rwego mpuzamahanga. The Red Redemption ni filime yakinwe 2011. Hashize imyaka 2 gusa IKO Uwais yagarutse muri sinema mu buryo butunguranye. Filime ye ya kabiri yitwa The Red Redemption yahise ihinduka icyogere ku isi yose. Mu gihe abenshi bari bazi indirimbo gusa, filime n'imikino by'Abanyamerika, iyi filime yo yaturukaga muri Aziya, ariko ituma isi yose ireba ibindi bihugu nk'indorerwamo y'ubuhanga. The Red IKO Uwais yakinnye nk'umusirikare witwa Lama, woherejwe gufata abayobozi b'agatsiko k'abagizi ba nabi bari mu nyubako y'amagorofa menshi. Aho niho hatangiye ishusho nshya y'icyitwa Real Fight Cinema, aho nta mashusho y'uburiganya cyangwa ibikoresho bidasanzwe byifashishwa, ahubwo byose bikorwa n'umubiri w'umukinnyi n'ubumenyi bwe nyabwo. Uburyo IKO Uwais yakinnye muri iyi filime bwaratunguranye ku isi yose. Abasanzwe bareba filimi z'intambara basigaye bavuga ko The Red yahinduye amateka ya sinema y'imikino njyarugamba nk'uko Enter the Dragon yabikoze kuri Bruce Lee. Iyi filime yatsindiye ibihembo bitandukanye ku rwego mpuzamahanga, ndetse yewe iba n'imwe mu zatangiye kwigishwa mu mashuri ya sinema ku isi hose, nk'urugero rw'uburyo action scene zigomba gutegurwa mu buryo bw'ukuri. The Red to Berandale ni filime yakinwe 2014. Mu mwaka wa 2014 IKO Uwais yagarutse mu gice cya kabiri cya The Red cyiswe The Red to Berandale. Iyo filime yongereye ubugari bw'inkuru n'igihe cyo kuyikora, ihuza intambara z'imbere mu mujyi, ibihangano by'ubugome n'imyitwarire y'abantu mu mibereho ya buri munsi. Aha IKO Uwais ntiyari akiri umusirikare gusa, ahubwo yari n'umuntu wacitse ku muco we, agerageza kubaho hagati y'isi y'ubugome n'ubutabera. Yagaragaje uburyo bushya bwo gukoresha SILAT mu kurwana n'abantu benshi icyarimwe, ndetse n'uburyo bwo guhuza urugamba n'amarangamutima y'umuntu, ibintu bitari bisanzwe muri sinema yo muri icyo gihe. Iyi filime yamuhaye icyubahiro cyihariye, aho abasesenguzi benshi batangaje ko ari filime ifite intambara nziza cyane zabayeho mu mateka ya sinema yo muri Aziya. Mile 22 and The Night Comes for Us ni filime zakinwe 2018. Nyuma yo kumenyekana muri Aziya, amahirwe yaje no kumusanga muri Hollywood. Mu mwaka wa 2018 yakinnye muri filime Mile 22 hamwe na Mark Wahlberg. Nubwo atari yo filime yamuhaye icyubahiro cyinshi nk'izindi, iyi filime yatumye abantu benshi ku isi bamumenya, bituma izina rye riba iryo ku rwego mpuzamahanga. Muri uwo mwaka kandi yakinnye muri filime yiswe The Night Comes for Us. Ni filime ifatwa nk'imwe mu zigizwe n'imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba kurusha izindi zose zo muri Aziya. Aha niho yari aherutse no kwerekana ko atari umuntu ukina gusa intambara, ahubwo ari n'umuhanzi w'umwimerere mu gukoresha umubiri we nk'igikoresho cy'ubuhanzi. Filime zose IKO Uwais yakinnye zigaragaza ikintu kimwe, ari cyo ubudahemuka ku muco wa SILAT no gukunda umurimo we. Uyu rero yabaye icyitegererezo ku bakiri bato benshi, abereka ko umuntu atagomba kuvukira mu muryango w'abakire kugira ngo agire izina, ahubwo ko impano n'imbaraga bishobora gufungura imiryango yose. Uyu munsi abantu benshi bareba The Red cyangwa se MERANTAU babona ari filimi zisanzwe, ariko kuri IKO Uwais izo ni inkuru y'ubuzima bwe. Izo ni inkuru y'ubuzima bwe, uburyo yahinduye ubuzima biciye mu mikino njyarugamba, akabihuza n'amarangamutima y'ubuzima bw'umuntu gukuri.
nyemera twerekeze rero ku ngingo ya gatatu n'iya kane turebere hamwe uko Uwais yahinduye isura ya sinema y'imirwano njyarugamba ku isi n'ubutumwa asigira abakiri bato. Mu gihe abenshi bafataga filimi z'imikino njyarugamba nk'izisanzwe zigaragaza imirwano, amaraso, IKO Uwais yazanye icyerekezo gishya cyahinduye uburyo isi yose ireba uyu mujyi wa sinema. IKO Uwais uko yakoraga si ukwerekana uburibwe cyangwa gukoresha imbaraga gusa, ahubwo yahuzaga imikino njyarugamba n'amarangamutima, agashyiramo ubumuntu, impuhwe n'igisobanuro cy'ubuzima. Kubwe rero gukina intambara byari ukuvuga ikiganiro giturutse ku mutima, aho buri gikorwa cy'akaboko, buri mpinduka y'umubiri n'uburyo yiteguye byose byari bifite inyigisho n'ubutumwa. Filimi ze zasigiye abantu benshi isomo rikomeye, nk'imikino njyarugamba atari ukwica cyangwa kurwana gusa, ahubwo ko ari ubugeni bushingiye ku gucunga amarangamutima, kwihangana no kumenya igihe cyo guhagarara n'igihe cyo kugaba igitero. Mu gihe abandi bakinnyi b'isi bakoreshaga ikoranabuhanga n'ibyuma bidasanzwe, IKO Uwais yahisemo inzira yo gukora ibintu mu buryo bw'ukuri. Benshi bemeza ko ari umwe mu bakinnyi bake batinya gukoresha double stuntman, ahubwo bagakina buri gikorwa ubwabo nubwo biba biremereye ku mubiri. Uko amazina ye yakomeje kumenyekana byatumye amahanga yongera kwibuka ko Indonesia ifite umukino gakondo wihariye, SILAT, wari umaze imyaka myinshi utitabwaho. Ubu bitewe na IKO Uwais, SILAT yemejwe n'amahanga nk'umwe mu mikino njyarugamba ifite umuco n'amateka byihariye. Abasesenguzi benshi bavuga ko IKO Uwais ari umuntu wagize uruhare runini mu kubaka umubano hagati ya Aziya n'isi yose biciye muri sinema, kuko ibyo akora bifite umuco, ubumenyi n'inyigisho, ubutumwa n'umusanzu we muri sinema. Kuri IKO Uwais, kuba icyamamare si ukurwana cyangwa kugira izina rikomeye, ahubwo ni ugusigasira umuco no gutanga isomo ku isi yose. Yashinze itsinda ry'abatoza n'abakinnyi b'imikino njyarugamba ryitwa IKO Uwais Team, rifasha urubyiruko kumenya SILAT no kuyikoresha mu buryo bwiza butagamije urugomo, ahubwo bushingiye ku myitwarire, ikinyabupfura no kubaka icyizere mu buzima. Kuva kuri filime MERANTAU yakinnye kugeza kuri The Night Comes For Us, IKO Uwais yakomeje kuba umuntu wicisha bugufi, utemera ko ubwamamare bwamuhindura. Ndetse benshi bamwita intwari itavuga cyane ariko ikora ibitangaza. Ubu ni umugabo wubatse, ukomeje gukina no gutegura filimi nshya zigamije kwimakaza indangagaciro z'umuco, kwerekana ubuhanga bwa SILAT no guteza imbere igihugu cye. Filimi ze rero ziri muri Netflix na platforms mpuzamahanga zigaragaza neza uko IKO Uwais yahindutse intumwa y'umuco we, atari umuyobozi w'intambara gusa, ahubwo nk'umuntu uhuza isi binyuze mu mikino njyarugamba. Buri rugamba yagiye arwana muri filime ze rwabaye nk'isomo rigaragaza ko ubuzima nyakuri bukeneye ubwitange, ikinyabupfura no guharanira icyiza. Niyo mpamvu uyu munsi amazina ya Bruce Lee, Jackie Chan na Tony Jaa n'abandi hagaragaramo n'irye IKO Uwais, umuntu wahindutse ikimenyetso cy'uko impano ivuye mu mutima ishobora gutsinda ibidashoboka byose. Inkuru ya IKO Uwais rero ni urugero rw'umuntu utaravukanye amahirwe, wihangiye inzira mu buryo bwe. Yatangiye ari umusore usanzwe utwara imodoka, none ubu ni icyamamare ku isi yose, gihagarariye umuco w'igihugu cye mu mikino njyarugamba. Ni nuko nshoje Mutama Ndikwizera Janvier Gade nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, amarembo aruguruye. Hano turi kuri MCID Films, wabo w'ibyegeranyo. Imana nibandebera icyoroshye rero, ndabakunda cyane. Ciao ciao.